bandaguri nicaye Sendo uma gotinha. Uma gotinha. Sindi bukerere. Kariza. Kariza. Akariza. Kariza. Kari. Karame. Nyinyi. Uyu mukobwa koko ko ari kumbanga. Niko kari. Uzi ko nguhamagara ukazana umuntu ukagira ngo nta maguru ugira. Wari uri mu biki? Narindi mu gikari. Harinde mu gikari. Mu gikari se wa uzi inshuro zose naguhamagaye. Nubwo mbumvise. Ubu uzi ko njye gukererwa gusenga kubera wowe. Wari uri mu biki se? Wari uri mu bikira kuntu kiba kijonjamye akira agenda ujye guhanagura izo nkweto. Bako mabuja rero nambaye neza. Ndaba n'umutuku. Yewe ubwo se uko nukusaba imbabazi. Kari ibyawe ndi kubyigaho umva nkubwire hagararira kugeze. Ibyo bintu byo kuryoshya kwawe maze kubihaga. Uko ngiye kurepeta ngenda tuvuganye nabi. Uko ngiye gusenga tuba tuvuganye niyo mfashe ibihe byo kwisengera hano tuba tuvuganye nabi. Umva nkubwira Kari ndagufatira umwanzuro hanagura vuba izo nkweto ajya kwisengera wo kunkerereza mu materaniro. Ariko uyu mukobwa koko aracyampanagurira inkweto woka byaramo. Ariko nganze basi njye kwambarira hanze nyine cyangwa nibinarimba hanze nimarira kacyaye kandi nibinarimba ndazihanagurira. Niko Kari uri mu biti ko uri muri telefone ha soni uzi ko kabije ko suri mu biti ha soni. Niko ubona amasaha naguhamagariye Narindi kujyana. ntunyu waruriko nakubonye mukobwa nakubonye uri muri telefone nkubwire ngo mpanagurire
hereza umva nkubwira kare ndumva umaze kongera ahangaha amasaha ngaho yose uri guhanagura inkweto maze nanjye rero ngo uri guhanagura inkweto kumbi wibereye muri telefone umva nkubwire umenye icyakuzanye ibyo kuzajya wirirwa ungaraguza agati ngo mabuja ngo gusenga ngo bibiriya umva nkubwire sintinya bibiriya sintinya kuba ndirimba nta nubwo ntinya kuba ndiyakona nanayigukubita nayo ubwayo washya nawe gusa urabona ukuntu wanterereje undi se sinazihanagurira umva ngiye gusenga kumva ariko ese ibintu wakoze urabizi nk'ubu muri korari ni ngewe wari gutera ikorasi nagombaga kuhagera byose se wanterereje hari imirimo ngomba kubanza gukora nkabanza no kudiyakona ariko ndebera ukuntu uri muri telefone nk'ubwo ngo mpanagurire inkweto ukanga umva rero nkubwire ndagiye nimara kuririmba indirimbo nk'ebyiri ndasohoka nze tubisubiremo cyanowe gusa umva mukobwa naringiye ntakubwiye ndagarutse ndumva ntashizwe umva rero nkubwire ndumva umaze kundambira hanyuma n'amateraniro ngesha no kuyareka niyo korari nkayireka kuko kuririmba ntibirangira ndagira ngo nkubwire ngo amafaranga y'uko kwezi uyibagirwe wambabariye koko hari ibintu wakoze ndakureka ubushize nabwo warankerereje watinze kunshyuriza amazi yo koga ubushize nabwo ibintu wakoreye abantu urabizi izi telefone zawe ndazirambiwe nagira ngo nkubwire ngo amafaranga y'uko kwezi uyibagirwe ikindi hari n'amafaranga yandi ndi bukwishyuze y'ibintu wagiye wangiza nari narakuretse yose ndayarundarundanya ninza turabisubiramo kandi iminsi nguhaye muri uru rugo ni mikeya wambabariye koko ko nta handi hantu mfiteho ujye muri iyo telefone wirirwamo ujye muri iyo telefone ndakubwiye ngo winjire muri iyo telefone wirirwa undutisha uba ariyo ujyamo kuko usenga imana wambabariye cyangwa washya no niko se muvane mbona uri kuhanyara Yesu ashimwe cyane nuko Imana nyabaza uyu munsi ntiwaje mu materaniro uyu munsi ntabwo naje nifite akabazo ariko gasa nk'akakemutse ndabona ubusa n'ibyagenze neza amateraniro yagenze neza si umunsi twafashijwe ubu se ngusobanure gute ndumva nkeye ndumva nishimye erega kandi ikintu cyambuza gufasha ikibazo genda rwose nibagiwe ariko sinakwibagirwa rero nari ndwaje akana rwose maze iminsi ndwaje akana ariko biri kugenda bigenda neza bimeze bite turaho iminsi myinshi turakomeye cyane ndabona uba wanajyanishije cyane wese ko ari ibintu byanjye uri umukozi w'Imana none se amakuru yabo mu rugo baraho wa mugore wanjye nawe nabonye ari aho ubwo wabonye ari aho wajya ngo ndi mu bantu aranatwite rwose ubu ngubu kubera ko ari akazi ka nijoro simba nkunda kuba mu okay nawe nakora Imana yarakoze natwe turaho ko neza byose cyane aba ni ukubera Imana se hari icyo Imana yanyiba rwose tugeze nyaka ndabona hafi yewe ni karibu murakoze cyane karibu cyane yewe aho ubundi uyu munsi ntabwo nabonetse ku rusengero rwose ntabwo nabonetse ndwaje akana ni ukuri ni karibu iwacu rero Imana yaraduhezagiye mu migisha gusa tuba twibeye ndabona n'uru rudomoro rurimo amazi ikibazo tuba dufite iwacu yarabuze rwose kuri amazi
ni karibu rero turakwakiriye hano iwacu. Murakoze cyane. Ariko nawe rero uragenda ukinyereza ntongere no kutwibuka. Ariko rero ejo bundi nakubonye buriya muri ya masengesho y'ubushize. Yego. Ariko sigaye usenga ko. Ariko rero burana nabibonye nuko nabonye Imana yaragushubije. Imana yaragushubije. Sha nta kitankoreye. Nukuri. Erega buriya twebwe turabaturanye babyo tunyuza aha ngaha tukareba kuntu Imana igenda gukora ibitangaza. Ejo none ukuntu wahagize. Nje ntambuka kuri jaride. Narumveko. Ibintu byose Imana iba yabikoze sha ntacyo yanyimye nukuri. Nanjye niyo mpamvu nyisenga erega iyo wayubashye ugakiranuka ukirinda icyaha n'igisa nacyo. Nayiraza ikabana nawe. Icyo kintu. Ibyo buryo niko rugamba ndwana buri munsi. Ako kantu. Kugira ngo Imana ibone ndi umukiranutsi. Nukuri. Kakubwire buriya hari ukuntu hari igitabo najyaga nkunda gusoma kiriya gitabo cya Yobu. Ngiye ubu ngiye kurangiza ugeze mu byahisho. Kiriya gitabo cya Yobu naragisomaga nkasoma ukuntu Yobu yageragejwe ukuntu umugore yageze ahamwanga abantu bamwanze ari ukuntu abantu be bapfuye. Ubu noneho ukuntu Imana yagize gute yamushumbushije bya bindi yavuze. Yego. Kiriya gitabo kiramfasha. Kiramfasha. Ariko na kera warafashwaga. Oya reka nkubwize ukuri. Erega baraguhamagaye se? Bari bampamagaye. Niba abahungu dukorana. Ariko rwose ni ukuri buriya gushima Imana ni ibintu bitubamo. Ni ibintu bitubamo. Umuntu ushobora ngo shima Imana bitakurimo ntiwabishobora. Cyane rwose. Urumeze ute se wowe? Ni ukuri ndaho. Ndaho ndashima Imana ndabibona. Ni ukuri. Sha wabaye igisore wabaye mwiza. Mana we. Imana yari yarabitse. Ni ukuri kose. Yebeka. Ese wa mukobwa wawe makuru ye. Akariza? Ego wamumenya. Kagiribwo yarabyibushye yabaye ikiyobe asa neza iyo turi kumwe hano na Kariza wagira ngo ndi mama we neza nawe kandi wagira ngo ningiye wamubyaye tuba turi kwisekera turi kwisekera neza twikinira ku buryo n'abaturanyi byarabatangaje nawe aricara kandi ngo ari kuziko anyita mama ngo ari kuziko numvisha kwita ngo mami mami yarabwaguze ikintu utandukaniyeho na mama nuko wenda mudasa ngo ariko ahandi hose uri nka mama neza bitewe n'ukuntu mufata yampaye burya mwana rero ngiye naramubonye igihe muherukana kuzana mu masengesho rero umuntu yashaka kujya muri korari iriya korari yacu buranga ashaka kuza kuyiririmbamo ariko ntamwitegereza nkavuga mwana koko uyu mwana ariko namureba nkabona nawe afitemo imbaraga cyane n'umwana mwiza yakorera impanuro ya mwana kandi no mu rugo ntajya ndushye no muri korari ntawe yagora n'ukuri n'ukuri uzamwemerera rwose aze muri korari kuko uriya mwana hari uburyo namubonyemo uriya mwana uburyo namubonyemo rwose uba bari mu gikari uba ari mu turimo uba bari kugenda Akariza Akari ngwino hano ngwino ye hari n'umushyitsi ushaka kugusuhuza bite mama Niwe bite Kari ese ko utakimpa kabisa amakuru meze neza Kari amakuru urakomeye cyane ndumva ukonje intoki wari uri gufura watetse se byahiye ko nagira ngo utegure dore no dufite n'umushyitsi byari bitarashya ariko bigiye gushya ntabwo birashya sawa ngaho genda urangize cyane yabaye n'abanini yabaye n'amakuru cyane noneho ihangane gatoya ndashe uyu mubyeyi yahagurutse wagira ngo agiye kurutwikara ntega amatwi n'ubu kandi uwo mugore mba mbona yiyoberanye reka mubwire mukobwa maze kurambirwa ibintu
uhagurutse gutya nk'umuntu ugiye kurwana. Sikumva atangiye gusakuza.